Minister Karemera Joseph 54 avukira ahantu hitwa Mukarage hara muri Kayonza mu gihe ahumanyira uriya mujyi uriya Kayonza uriya mujyi wari iwabo kugira ngo Karemera baraje bagasaburaho bimwe sinzi ibintu basanze bitaragenda uriya mujyi ubona wa Kayonza wose buriya ni iwabo uri umujyi wabo niho bari batuye Mukarange niho rero yavukiye ku babyeyi se yitwaga Barnabas ikinyarwanda ariko iyo yitaga Bernabe ariko ubundi Barnabas Karehaya mama we yari Godebereta Nyirashaza ariko iyo ni kera ubu ngubu tumwita Betty kugira ngo ntabwo bya kera tugenda duhinduramo gakeya kugira ngo uvuze Godebereta hari ubwo benshi batabyumva bavutse ari abana 6 abahungu 4 n'abakobwa 2 nyuma se yaje gusaza sazira hariya Mukarange baza kwimuka bajya hariya mu Mutara abenshi basubira baza twarwaniraga hariya bita Amabare Kamili yambwiraga ko basanze aho bari batuye habaga indake z'abajyamani bagiraga barwanaga second world war ibikombe n'ibikompara byose Kamili nibyo bajyaga bakinisha bari hariya muri umusozi wa Mabare niho bari batuye rero nyuma muzina mu byabaye mu Rwanda icyo gihe bahunze muri 1962 bahungira Nyakivara muri Uganda Nyakivara ni one of the settlement imwe muri Uganda yabaga muri Singiro niho rero bahungiye Karemera yatangiye primary school babanje kwigira munsi y'igiti nyuma haba ishuri ryitwa Gashorwa primary school niho yigiye primary ayirangije aza Kitunga high school kugira ngo benshi mujya murahaza habaye za Uganda niho yigiye O-level A-level ajya Kororo secondary school niho yarangirije A-level ariho yavuye ajya Makerere University akora niho yize medicine yarangije Makerere muri 80 arangije muzira none Uganda n'ukuntu byari bimeze ntabwo byari byoroshye cyane ku banyarwanda igihe cya Obote yahise ajya muri Kenya ni nawe yakoreye internship za Mombasa ayirangije akora mu bitaro bitandukanye byo muri Kenya harimo Mombasa Coast Hospital akorera Lamu District Hospital akorera Machakos Hospital na Nakuru Hospital ariho muri 86 NRA imaze gufata leta nibwo Karemera yavuye yinjira mu gisirikare cya NRA na kukinjiramo ntabwo kwari ugukunda igisirikare byari impamvu yo gushaka aho batangira kuzabahoza iki gihugu cyacu ntabwo kwari kujya mu gisirikare ngo NRA yajye kurwanira wenda NRA ariko byari usanga abandi no kwitoza kugira ngo bazatangire intambara yo kubohoza igihugu ajya kuvayo yari yatangiye masters program Master of Medicine muri Obstetrics and Gynecology yarayitaye kubera izo gahunda nyine abantu bamaze kugera Uganda bose bumva bagomba gutegura noneho no kuza gutangira yo mu Rwanda iyo masters program ya medicine writer aza gufatanya n'abandi ajya mu gisirikare kwitegura kuza nyine kubohoza igihugu cy'u Rwanda so Colonel Dr. Karemera yashakanye n'umutari kera bamwitaga Nonsiate ariko none uko tugenda dusirimuka uko tugenda tugira ubutumwita Ana ntabwo ari Nonsiate ntabwo byose bigenda bihinduka so bashakanye muri 87 bafitanye abana 7 abahungu 4 n'abakobwa 3 bafite abuzukuru 4 ubu
nyuma Karemera nkuko nababwiye yageze Uganda ko yakoze military training, amaze kurangiza bamuhaye ipeti rya captain nkuko bigenda abadokiteri warangije usanga niko bimera, abona ipeti rya captain bamwohereza mu majyaruguru ya Uganda aho bitarira. Icyo gihe muri Uganda icyo gihe hari intambara nyinshi cyane, aho mwumva Commander Dennis yahoze ababwira abajyaga hose hari intambara. Niho yabaye muri 5th division, ari the 5th division medical officer. Amara igihe hanyuma ndetse nyirango hari ababanye nawe nyirango MXC Dodo abanaga nawe icyo gihe araza kugira ko nabivugaho. Hanyuma aza kuva aho ngaho ajya nanone muri 3rd division Mbare muri Eastern Uganda, aba 3rd division medical officer Mbare. Aho niho nanjye twabanyeyo cyane, abantu benshi ba General Mugamba, abantu benshi b'Abanyarwanda twari Mbare icyo gihe niho twavuye. Ari noneho yavuye tuza kubohoza igihugu, yaje aturuka Mbare. So ubwo dutangiye intambara y'u Rwanda yo kwibohoza, intambara itangiye ubwo Dr. Karemera niyo wabaye head of medical services ya RPA, ubuvuzi bwa gisirikare bwa RPA niwe wari ubukuriye icyo gihe. Twese abaganga icyo gihe niwe wari ukuriye ubuganga bwa RPA mu gisirikare cyose. Nabwo nkuko twavugaga na appointment yahawe, twamwitaga chairman of high command. Uyu perezida dufite ubu nibyo mvuga nyine, ari imibereho yose perezida bifitemo uruhare, byo yagiye akora byose nakora. So aba head of medical services ya RPA ntabwo wenda ntinda mu details uko yabikoraga ku mwanya, kugeza igihe habaye imishyikirano ya Arusha tugiye kuvanga ingabo no kugira ngo leta ibimwe bita broad based government. Perezida none RPF nka cyama Karemera muri iyo mishyikirano twenda kuvanga yabaye designated kuzaba Minister of Health. Ariko wenda icyo navuga icyo gihe muri ranks yavuye kuri captain, aba senior officer, izo zari zanka za gisirikare. Ngomba ba MXC Dodo n'abantu n'aba General Kakatwabiti members of high command, bari abantu bakomeye cyane n'ubu bakomeye. So zari ranks za gisirikare zitari zo dukoresha ubu. Icyo gihe rero member of high command yakurikirwaga na rank bitaga senior officer. So Dr. Karemera icyo gihe yabonye rank ya senior officer. Hanyuma tugiye muri formale nyine twenda kukuvanga tujya muri leta, kubera imishyikirano habaye ranks zisanzwe abakoroneli full canon. So ubwo yabaye designated Minister of Health twenda kuvanga ntibyashoboka, aba genocide duhagarika genocide tujya muri leta. Nanone aba appointed Minister of Appointment n'ibyarogote agirwa Minister of Health nanone. So mu byo yakoze rero yabanje kuba Minister of Health, ibyo yakoze murabizi ntabwo twabitendamo cyane, bizagira igihe cyabyo. Ugiye kuvuga ibintu yakoze muri Minister of Health ni byinshi cyane, ngira ngo bamwe muri abo bayobozi wenda baraza kubitindaho kurusha ne gutwara umwanya. Ariko biriya bigo byose mwumva bya KIST bya ibintu byose institution nyinshi bigize muri uruhare rukomeye cyane. So nyuma ya Minister of Education nabwo akiraho ibigo byinshi cyane na policies bamaze iminsi babivuga. Ariko nkuko twanavuga wa mugane ejo uwamuhaye ako kazi nawe uzi uko yabikoze, ngira ngo Perezida wa Repubulika wenda nabivuga byinshi kuko niwe wamuhaye ako kazi. So ntabwo turi bubitindeho twebwe. Umva yabaye Minister of Health, Minister of Education, nyuma ya Ambassador South Africa aza kuvayo aba senator, hanyuma aba member wa nyirango wa National Elders Advisory Forum, yambivuga neza ariko hari ababikuriye baza kubivuga kundusha. So ari naho yagiriye no kurwara, arwara ariho ari ashaje, ari naho gikora muri icyo kigo, ngira ngo muzeyi tutaraza kukivuga ni ukiriho. So niyo amateka ngira ngo navuga mu magambo makeya, abandi baraguma bivuge.